Bavandimwe inshuti z'urubuga umuhanzi tutuvi ndabasuhuje. Nk'uko mwabonye muri iyi minsi hari abantu badusabye ko tubereka uko umuntu yakora umuziki akoresheje intelligence artificielle. Nk'uko twabisobanuye, intelligence artificielle ifite ni igikoresho cyo gucuranga gikora vuba ku buryo indirimbo wakagombye gukora mu gihe cy'amezi 6 uhita uyikora nko mu minota 10-20 ukaba urangije. Akaba ari igikoresho rero tugomba kwiga gukoresha tukareba ukuntu twagihuza no gukora umuziki uryoheye abantu. Uyu munsi rero tugiye kubereka uburyo wakwandika indirimbo, ibyo bita lyrics, kwandika amagambo akoze indirimbo byitwa lyrics. Tugiye rero kubereka uko umuntu yandika ayo magambo, kuko ni ikintu kitoroshe kubona ayo magambo uramutse ufashe urupapuro ugafata ikaramu ngo ugiye kuyandika, byakuvuna cyane. Ayo magambo rero nayo hari uburyo tuyabona dukoresheje intelligence artificielle. Iyo intelligence artificielle umuntu yababwira zirahari, ni nyinshi, ariko uyu munsi tugiye kubabwira iyitwa ChatGPT. ChatGPT niyo tugiye gukoresha kuko ituma tubona amagambo mu buryo bwihuse kandi tutavunitse. Iyo ChatGPT rero kugira ngo ugikoreshe, kubera ko ni application ubwira ibintu iri bugukorere ikabikora, ariko ikaguha igisubizo mu nyandiko. Iyo yandika amagambo, ikibazo cyose uyibajije uretse n'ibi by'indirimbo, uramutse urwaye ukayibwira uti ndumva mbabara ahangaha n'aha, ihita ikubwira ikibazo ufite n'umuti uri bugikemure. Ni ngombwa rero kugira ngo ukoreshe iyo ChatGPT no gukoresha uburyo bwa intelligence artificielle, ni ngombwa ko uba usobanukiwe indimi yumva. Indimi zikunze gukoreshwa ni Igifaransa n'Icyongereza. Ku muntu udasobanukiwe izo ndimi, wenda akaba azi nk'Ikinyarwanda gusa cyangwa Igifumbira, byamugora gukoresha izo za application, kubera yuko nyine Ikinyarwanda ntabwo icyumva neza. Reka rero dutangire twinjire muri ChatGPT. Nk'uko mubireba hano turi kuri screen ya telefone, ndinjira mu ma application, hanyuma nje kureba Google Chrome. Niyi ndayifunguye, nsanzemo ibintu nari nakoreyemo, kambikuremo ko iyi ngiyi nayo ni ibyo bita chatbot, ariko ndakoresha ChatGPT. kugira ngo nshiremo ChatGPT ndashyiramo ninkonda kuri se, kubera ko ngiye nsanzwe nkoresha ChatGPT, irahita izangiriya hejuru kariya kamanje, murabibona ni ChatGPT. Ndayikandaho, nimara kuyikirikaho irafunguka, noneho impe ahantu ndi bwandike icyo nifuza kuyibaza. Kandi nk'uko mubibona irimo irambwira ngo bienvenue à nouveau, ngo wongeye kugaruka, ongera wiyandikishe, wiconnecting. Sinzi akantu kajemo, mwihanganye gatoya, kanongere nkonfigiremo. Bisaba gushiramo, kwiyandikisha nyine ni ugushyiramo email yawe uyifite, ubundi kugira ngo uje gukoresha application zose bigusaba kuba ufite email. Kubera ko mfite email nyinshi ngizi murazibona, ndashyiramo iriya ya mbere y'Umuhanzi TV, kugira ngo mbone uko nkoreraho, kuko irabinsabye, ariko ubundi ntabwo ikunda kubisaba. Okay, nsubiye hahandi kuko yaninsabye kwiyandikisha. Ikumbaza ngo ngufashe iki. Aha hasi
niho ngiye rero ubwo kwandika ibyo nifuza, ngo pose ni question, ngo bazi ikibazo cyawe. Ngiye kuyibwira rero ngo mpa ibintu ngomba gutangira nyibaza, ni uko ngiye kumanza nayisaba kumpa ibitekerezo by'indirimbo wenda nyibwira indirimbo z'urukundo. Mpa ibitekerezo 10 nakora mu indirimbo y'urukundo. Nicyo ngiye kwandika hano mu Gifaransa. Ariko ndatangira nyishima nti tuye uri umuhanga expert en musique, uri umuhanga muri musique. None donne-moi nta 10 idées, mpa ide 10 z'indirimbo de chanson zivuga de l'amour, urukundo, indirimbo zivuga urukundo entre un jeune homme, umusore, et une jeune et une fille. Okay. Ngo mpa ibi uri umuhanga, uri narayibonye mu bijyanye n'umuziki. Mpa ibitekerezo 10 by'indirimbo ivuga urukundo hagati y'umusore n'umukobwa. Nicyo ngicyo ngiye kuyibaza. Ndakanda hariya, noneho ntegereze ibisubizo igiye kumpa. Ngira ngo abantu ntabwo bazi ko bamwe ntabazi, kugira ngo uzandike indirimbo wowe uvuge ngo ugiye kwandika n'ikaramu byakugora. Urabona ko impaye ibitekerezo 10, muri ibyo bitekerezo ndibuze guhitamo igitekerezo mbona gihuje ndetse yabimpaye no mu Kinyarwanda, yashizemo n'ikinyarwanda kubera ko nsanzwe nkoreraho izi ko nkoreshamo ikinyarwanda. Urabona ko yanzaniyemo n'ikinyarwanda. Igitekerezo cya mbere yambwiye ngo imbuto y'urukundo, le fruit de l'amour, ni chanson où le jeune homme compare leur amour à une graine qui a grandi et porté des fruits. Donc indirimbo ya mbere ikumbura ngo ni indirimbo aho umusore abwira umukobwa ko urukundo rwabo ari nk'imbuto yakuze kandi ko yatanze imbuto. Icya kabiri, impumuro yawe, ton parfum, ni déclaration d'amour où le garçon parle de l'odeur unique de sa bien-aimée qui l'ensorcelle à chaque rencontre. None umuhungu uri kubwira umukobwa ati uri umpumurira neza, ugira impumuro nziza, igihe cyose duhuye nkumva rwose ndanezerewe. Ya gatatu, nkunda uko useka, j'aime ton sourire, ni chanson mettant en avant la beauté du sourire de la fille et comment il illumine la vie du garçon. Ni indirimbo ivuga ukuntu kuba umukobwa inseko ye, ukuntu ituma umuhungu amererwa neza. Ya kane, hafi nawe, près de toi, un morceau où le jeune homme exprime son besoin d'être toujours auprès d'elle, car c'est là qu'il trouve la paix. Ngo ni umuhungu ubwira umukobwa ko kuba muri ruhande bituma anezererwa. Ngira ngo ibitekerezo sinzi niba nabigera namwe murabireba. Igitekerezo cyiza, yindi tima après l'amour, wanshobanuye. Ngira ngo iki Kinyarwanda nibyo twavuze, ntabwo ChatGPT ntabwo izi neza Ikinyarwanda, biriya ndumva bitasobanutse. Tima après l'amour, ngo wanyigishije gukunda. Nzahora ndi uwawe, je serai toujours à toi, uburyo unyitaho, la façon dont tu prends soin de moi. Ya cyenda, ndagusaba reka tugende, je te demande partons ensemble. Ya cumi, urukundo rutavaho, un amour indestructible.
ni ibi bitekerezo 10 rero. Ubwo rero kugira ngo mbone ubu ibitekerezo ndabibonye nshobora kuvanamo indirimbo, ndahitamo ibihe kamfe guhitamo nk'iya kane, hafi nawe près de toi, un morceau le jeune homme exprime son besoin d'être toujours plein d'air car c'est là qu'il trouve la paix. Ndayiselekisiona, iki gitekerezo ndagiselekisiona, ndakora selection y'iki gitekerezo, nangiza ngikopiye nzi hano hepfo, ngitereho gishyire hariya, kuko ngiye kuyisaba noneho kunkorera amagambo. Noneho nandike ngo fais-moi le lyrics. Lyrics ngira ngo iri jambo murareba uko ryandikwa, pour l'idée suivante, ngo nkorera texte, no kuvuga lyrics ni texte, ni amagambo agize indirimbo, nkorera texte kuri aya magambo akurikira. Donc hafi nawe, près de toi, un morceau où le jeune homme exprime son besoin d'être toujours plein d'air car c'est là qu'il trouve la paix. Kugira ngo iyi ndirimbo itaba ndende, kuko indirimbo muri Suno iyo ugiye gukorera mu indirimbo ikaba irenze iminota 4, Suno igarukira ku minota 4, ibintu birenze ku minota 4 ntabwo ibiguhera indirimbo. Hano rongeye kongeraho ngo ngiye kwandikaho 3 minutes dure indirimbo imara iminota 3. Okay, ubwo rero ndangije kwandika ndakanda kuri aka kantu kazamutse kugira ngo nubwo buryo bwo kwemeza, noneho ije kunkorera lyrics. Yayikoze, indirimbo rero ngiye yayinkoreye, iracyakora muri hangana gato, ntawe yari yarangiza. Ikibazo cya network ntabwo iri gukora vuba, ngira ngo yarangije rero. Indirimbo ngiyi irayinkoreye, indirimbo amagambo ngibi. Hanyuma nkuko mubibona, indirimbo ifite titre yitwa ngo hafi nawe, près de toi. Couplet, ubundi indirimbo zifite uko zandikwa bitewe n'ibice indirimbo igomba kuba ifite. Ubundi hari ibyo bita couplet mu Gifaransa, hari ibyo bita refrain, mu Cyongereza babyita verse. Couplet yitwa verse mu Cyongereza, hano ni mu Gifaransa couplet 1. Refrain byita chorus. Urabona rero hari couplet, refrain, couplet ya kabiri, refrain ni inyikirizo, pont, bridge mu Cyongereza. Uramutse ugiye kubyandika mu Cyongereza washiramo bridge, hari pont ni ikiraro, bridge. Refrain gukuba kabiri, refrain ukwisubiramo kabiri. Outro ni uburyo bwo gusohoka mu ndirimbo, bitewe n'ukuntu iki gice cyitwa. Iyo ubishize muri application icuranga yo imenya icyo gice, noneho ugasanga amajwi yayahinduye n'amamashini ikabihindura, ifite ukuntu ibihindura. Iyo uyihaye iki ni outro, iki ni pont nanga bridge, iki ni couplet, ibizi ukuntu irakiririmba, ukumva amajwi arahinduka bitewe n'ukuntu nyine yo application iteye.
ibi rero tubonye birasaba ko bifatira kopi, nze mbikopiye hano hejuru. Hari akantu urabonaho akantu ko gukopiya hariya hejuru hafi nawe, lirikisi kopi, kankopiye hariya ndebe niba irankundira. Iyo ukorera muri za application ugomba kugira akantu okay. Indirimbo ngiye nayibonye, nayikopiye hafi nawe, miteye muri office, ndayaregistra rero kuko ndaregistra document kugira ngo nyine umuntu wese uzi gukoresha ibintu y'amamashini azi uko iyo ufashe document ugomba kuyaregistra. Iyo ufashe ikintu cyose ugomba kugisevinga. Nkoze save. Indirimbo rero iranditse, nubwo yanditse gutya rero, ubu kubera ko ChatGPT itazi ururimi rw'ikinyarwanda, ngiye kureba niba nta makosa arimo. Nicyo cya mbere ngomba kureba, niba ibintu bivugitse neza. Couple ya mbere iravuga ngo iyo nguhobeye umutima uraruhuka, nkumva ntacyo nkeneye, ni wowe unkomeza. Amagambo yawe meza anyuzura imitima. Aha rero ni ikibazo, umuntu agira imitima ingahe? Hariya tugomba gukosora anyuzura umutima. Okay, kamanze nakosora utungutu, hari ibyo turi buze kurebera hamwe, harimo utubazo twinshi buriya. Hanyuma ndi mu isi y'amahoro iyo ndi hafi yawe. N'ahantu harimo ntabwo byumvikana neza. Ndi mu isi y'amahoro iyo ndi hafi yawe, cyangwa mba mu isi, bikwiye kuvuga ngo mba mu isi y'amahoro iyo, ko iyo hajemo ngo iyo hariya ngo ndi, ntabwo byashoboka. Mba mu isi y'amahoro iyo ndi, kuko ni conditionnel iriya. Hanyuma inyikirizo hafi yawe niho nifuza kuba, nkugumane ni wowe ubana nanje, wowe wanzigama, wowe unyitaho. Sinzi niba wowe wanzigama nacyo cyumvikana, ariko kamfe kukireka. Ndakwemera sinzava iruhande rwawe. Okay, hariya biragize birumvikanye. Couple ya kabiri, iyo unsekeye izuba riraseruka, umunsi wanjye uhinduka umucyo urasaga. Ntabwo byumvikana, urasaga, sinzi niba kiriya ndumva kitumvikana. Umunsi wanjye uhinduka umucyo, ahubwo wavuga urasa. Hanyuma ukumpa urukundo niko ndushaho kwiyumvamo. Ahangaha nabyo ntabwo byumvikana, niko ndushaho kwiyumvamo ahubwo. Okay, nibyo kwiyumvamo ko ntagishaka gutandukana nawe, nibyo. Ukumpa urukundo niko ndushaho kwiyumvamo ko ntagishaka gutandukana nawe. Hanyuma inyikirizo hafi yawe niho nifuza kuba, nkugumane ni wowe ubana nanje, wowe wanzigama, wowe unyitaho. Ndakwemera sinzava iruhande rwawe. None tugeze kuri po, nubwo imvura yagwa n'inkuba zikaza. Inkuba zikaza cyangwa zigakubita, aka dushireho zigakubita. Zigakubita, nzahora nkurwanirira sinzarekura urukundo. Ni wowe mfite, ni wowe nshaka, ku mutima wanjye ni wowe wahabaye ikibanza. Wahawe ikibanza, ni wowe wahawe ikibanza. Bakambireke gutyo nubwo bitanondeze neza. Hafi yawe Lofre niho nifuza kuba, nkugumane ni wowe ubana nanjye, wowe wanzigama, wowe unyitaho. Ndakwemera sinzava iruhande rwawe. Hanyuma butoro, hafi yawe niho nifuza kuba, sinzava iruhande rwawe. Bareka ibintu tubifate dutya kuko turimo turihuta.
ngiye gufata, nzi neza ko hakirimo andi makosa ndi buze kubereka nyuma, ariko reka mfate iyi ndirimbo njyane kuyitera muri Suno kugira ngo nyine tumve indirimbo iravamo. Ariko akankora story, irindi kosa ahangaha mu mpera za buri nteruro agomba kuko punctuation ni ukuvuga biriya byo gushiramo utwitso, utubago, za koma, ni ngombwa kuko iyo zitarimo ntabwo Suno ishobora kutaza kuririmba indirimbo neza, ukumva aho yari guhagarara nkaho full stop, ugasanga yo isa n'ishaka gukomeza. No, punctuation ni ngombwa kwishiramo kuko iyo utayishizemo ntabwo application imenya ukuri buze gukora, usanga amagambo yakoresha nabi. Ndashyira hano akitso kenshi, akabago tugashira ku mpera ya buri gace. Abo rero kubera ko ari ku nteruro ya nyuma ndashyize akitso kugira ngo application ize kumenya ko nayo ihagarara mu buryo ivuga iririmba aya magambo. Ndagira vuba kugira ngo tudata igihe. Sinzi impamvu asohoye ChatGPT yansohoreye amagambo ntishiremo iyi punctuation. Ngombwa ngo dushireho punctuation. Ngombwa ngo dushiremo utu tubago n'utwitso. Hano ho punctuation yashyizeho, noneho nkemeza. Noneho ngiye gufata aya magambo, iyi lyrics nyijyane muri Suno. Nabiselectinze ndakora copy. Nonje muri Google Chrome harimo ChatGPT. Akazi ka ChatGPT karangiye, ngiye gukuramo ChatGPT nshiremo Suno ngiriya hariya hejuru yabonetse. Noneho ngewe kantegereze ko Suno ifunguka. Suno ngiyi nkuko twabibonye, ndakora kuri kara kamenyetso k'umutuku hasi. Izi ni indirimbo nakoreyemo zindi, ngiye gutangira indi nsha, ndakanda kuri aka kantu k'umutuku hano hasi, inyerekaho ndakorera indirimbo. Hariya hari lyrics niho mu kwareba hariya hejuru. Munsi harimo handitse ngo, nuko bitagaragara neza, handitse ngo enter your own lyrics. Ngiye kwintaringa, ndaklikamo hanyuma nkore paste. Text yagezemo uko dusanzwe tubikora. Ngirimo noneho hasi nkuko nabibabwiye ubushize, ndashiraho style of music. Ndandikamo, nkunda gushiramo African music, guitar solo, male voice, ariko hagati hakajamo utwitso. Guitar solo, buri jambo wagize rigomba gutandukanwa n'irindi n'utwitso, kuko hari ubwo bitagira, byaba no sense. Noneho hasi title, anyite hafi yawe. Indirimbo yitwa title yayo ni hafi yawe. Noneho ngire create.
kadutegereze twumve indirimbo igiye kuva muri aya magambo. Indirimbo zingizi zirabonetse, katuzumve. Ngiye ku ubundi Suno iguha indirimbo ebyiri, ngiye kuguha gucuranga iya mbere. Hafi nawe près toi iyo nguhobeye umutima uraruka umva ntacyo nkeneye ni wowe unkombeza amagambo yawe meza anyuzura umutima munsi y'amahoro iyo ndi hafi yawe niyo nifuza kuba ugumane ni wowe ubana nanjye wowe wanzigama wowe unyitaho ndakwemera sinzava iruhande wawe iyo nsekeye izuba riraseruka. Okay, ntawe nategereza ngo irangire, kanumve n'iya kabiri. Iyi ndirimbo wumvise ko imeze neza, katwumve iya kabiri. Iyo nguhobeye umutima uraruhuka umva ntacyo nkeneye ni wowe unkomeza amagambo yawe meza nayo ni sawa, ariko nshobora kugira gutya nkavuga nti izi zombi nta n'imwe numva inyuze, nkasubiramo. Icyo gihe mpita nkanda hano kuri ka kantu k'umutuku, urabona ya lyrics iracyarimo. Noneho wenda ahandi hasi nshobora no guhindura style of music, urabona nashizemo African music. Nshobora gushiramo wenda nkavuga no jewe indirimbo ntabwo nyishaka ari African music, ahubwo ngiye kuyigira reggae music. Nkashiramo reggae gitari solo, reka noneho ibindi ntacyo ndahinduraho. Tayito wenda ndahindura hafi nawe, ubundi niko yitwa, nayise na hafi yawe, ahubwo ni hafi nawe. Nshiremo kuba hafi nawe. Okay, noneho ntiyetinge ndebe twumve ikiravamo. Indirimbo zabonetse, katwumve iya mbere. iyo nguhobeye umutima uraruhuka umva ntacyo nkeneye ni wowe unkomeza amagambo yawe meza anyuzura umutima mba mu isi y'amahoro iyo ndi hafi yawe niho nifuza kuba ugumane ni wowe ubana nanjye wowe wazigama wowe unyitaho ndakwemera sinzava iruhande rwawe iyo nsekeye izuba riraseruka umunsi wanjye uhinduka umucyo urasa ukuntu urukundo bikurushaho kwiyumva. Reka twumve iya kabiri. umutima uraruhuka mumva ntacyo nkeneye ni wowe unkomeza amagambo yawe meza anyuzura umutima mba mu isi y'amahoro iyo ndi hafi yawe niho nifuza kuba. Okay,
nshobora kuvuga nti none ntabwo numva ziriya ndirimbo zinejeje ngasubirayo nanone hahandi nkajya guhindura style of music. Ninjya guhindura rero style of music, ndafata indi style kanshiriho wenda country music, naho twumve ikivamo country music. Ngira ngo ahangaha ugomba kugerageza kumenya uko uzagenda ukora, uzagenda umenya za type of music, za style, hanyuma hafi nawe ngize gatatu kugira ngo bitandukane. Style of music nshizemo country music, reka twumve ikivamo create. Nongere mbibutse yuko Suno ikwemera gukora umuziki ku buntu, ariko hari aho bigera nyine bakagusaba kwa upgradinga ngo narengeje song left today, bari kumbwira ngo you will get free 50 credits every day, ngo buri munsi ubona za credit 50, kuko ukora indirimbo bikurikije credit. Ni nko kuvuga ni nko waba ufitemo nk'amafaranga, baguha rero credit 50 zo gukora indirimbo z'ubuntu ku munsi. Ubu ushobora gukora indirimbo nka 20 ngira ngo, cyangwa bakakubwira bati niba ushaka kugira ngo ukore nyinshi, upgrade your account to get more credits and access to V4 now. Hari version 4 icuranga indirimbo ziryoshye kurusha izindi, ko niho umuntu akora indirimbo nyinshi kandi ziboneye. Icyo gihe rero bigusaba kwishura amafaranga n'amadolari 10 wishura ku kwezi. Icyo gihe ni nabwo indirimbo ziba ari zawe, kuko izi ndirimbo nkoreyemo ntabwo ari zanje, ni za Suno. Buriya ntabwo najya kwikoresha nko kuri za YouTube na hehe social media, ntabwo byakunda, kubera ko ntari atanga ari amadolari 10. Ibyo mba nkora byose mba nkorera Suno, bisigara muri Suno gutyo gusa, ntacyo ushobora kwikoza wewe. Ubu rero bari kumbwira ngo na upgrading, kuko indirimbo nakoreyemo ku munsi ziruzuye, nta zindi nakoreramo ubu ngubu. Hanyuma icyo nshobora gukora ahubwo ni ugusubira muri izi narangije gukora, izi ngizi ndangije gukoreramo, katuzumve nazo ko nizo za nyuma. Iyo ni country music. Iyo ngubeye umutima uraruhuka, numva ntacyo nkeneye, ni wowe unkomeza. Amagambo yawe meza anyuzura umutima, ndamusiye amahoro iyo ndi hafi yawe. Hafi yawe niho nifuza kuba, mugumane ni wowe ubana nanjye, wowe wazigaba. Ngo irumvikanye, katwumve n'indi, ko ntabwo tuba tuzi icyavuyemo. Umutima uraruhuka, numva ntacyo nkeneye, ni wowe unkomeza. Amagambo yawe meza anyuzura umutima, ndamusiye amahoro iyo ndi hafi yawe. Hafi yawe niho nifuza kuba, ntugumane ni wowe ubana nanjye. Nkuko mubibona rero, maze gukoramo indirimbo 6. Muri izi ndirimbo 6 rero urumva zivuga amagambo amwe, ngomba guhitamo inziza cyane numva ari imbere nziza nkurikije icyo nifuzaga. Izindi nkazireka, kuko ntabwo wagira indirimbo nyinshi zivuga ibintu bimwe, ariko ushoboye nanone kuzigira zose nta kibazo. Noneho iyo mpisemo ndayikorera download. Kanongere numve iyi ngiyi yo hasi twahereyeho.
umutima uraruhuka umva nacyo nkeneye twumviye indi byari hamwe byasohokeye hamwe. Iyi ngiyi igomba kuba ariyo nziza, hafi nawe akaba ariyo nteresharija ndakora kuri turiya tuzuza dutatu kuko nabibabwiye mu masomo twatanze mbere. nje kuri video kankuremo video download video video ivuyeyo, nongere nkuremo na audio hanyuma dusohoke muri suno. ngira ngo indirimbo yacu twayibonye. icyo tugiye gukora, tugiye kuziplayingira hariya muri file, kubuzinjiye muri telefone. indirimbo ndazibonye ariko nzibonye ari audio. Alors ndashaka gufungura file hano kugira ngo mumaze kuyimenyera, hanyuma mbanze muri video turebe iyo video yavuyemo uko imeze. ndiriya iri hejuru imanjirije izindi. hafi nawe près toi iyo nguhobeye umutima uraruhuka umva nacyo nkeneye ni wowe unkomeza amagambo yawe meza anyuzura umutima mba munsi y'amahoro iyo ndi hafi yawe niyo nifuza kuba ugumane ni wowe ubana nanjye wowe wanzigama wowe unyitaho ndakwemera sinzava iruhande wawe. iyo nsekeye izuba riraseruka umunsi wanjye uhinduka umucyo urasa uko mu rukundo niko ndushaho kwiyumvamo ko ntagishaka gutandukana nawe. hafi yawe iyo nifuza kuba ugumane ni wowe ubana nanjye wowe wanzigama wowe unyitaho ndakwemera sinzava iruhande rwawe. Hano tugeze kuri po, wumva uko yaririmba urigiye gusa. imvura yagwa inkuba zigakubita nzahora nkurwanirira sinzarekura urukundo ni wowe mfite ni wowe nshaka mu mutima wanjye ni wowe wahawe ikibanza. hafi yawe iyo nifuza kuba ugumane ni wowe ubana nanjye wowe wanzigama wowe unyitaho ndakwemera. hanyuma nyuma yo gukora indirimbo nk'iyi, ko audio turayibonye, biba bisaba gufata iyi audio ukajya kwishakira amashusho, ibyo bita prompt. izo prompt rero nabwo nzabigisha umuntu bazikora kugira ngo ababonye indirimbo zanjye, abakunze gukurikira indirimbo zirangwa ku cano, murabona ko nakoze zahise nyinshi nishiramo ngashyiramo amashusho yanjye nkayabyinisha. buriya inyinshi muri ziriya ndirimbo ntabwo nzibyina, ahubwo mfata ifoto nkayikubita muri application intelligence artificielle, noneho bikabyara bikaza ndi kubyina kandi njyewe niryamiye hano mu gitanda. ubwo rero ibyo byose tuzabyiga nawe utaha. Kigali